wabonye batarwanije ngo gende abo rero utanzeho urugero. Mose inshuro zirenze 30 bashatse kumutera amabuye, bigeza naho bimutera umujinya akubita urutare yagombaga kurubwira, bimuza kwinjira mu gihugu cy'amasezerano. Ngo byari byoroshye. Dawidi yamaze imyaka mu buvumo no mu butayu ahunga umwami Imana yamutumye gufasha kurwana intambara za Isirayeli. Burya Sawuli abo umunyamwuka yari kureka Dawidi na Yonatani kuko bakundaga intambara kandi nicyo bari bararemewe, bakarwana intambara za Isirayeli, wakaba umwami wa Isirayeli. Igihe cyazagera yapfa, Dawidi akaba umwami, Yonatani akamwungiriza, kuko na Yonatani yarabimubwiye ati ariko ndabizi n'ubu umwami nzakungiriza. Unfortunately Sawuli na Yonatani baguye mu ntambara batagombaga kugwamo. Rero abo ngabo bose uvuga nta muntu n'umwe utarahuye n'ibibazo. Buriya na Yesu icyo yashatse kutwigisha yaranabivuze, aravuga ngo muri iyi si muzahura n'ibibazo ariko muhumure, nanesheje isi. Nawe uzahura nabyo, n'undi azahura nabyo, n'undi yahuye nabyo. Ahubwo burya twebwe tumaze kuba macuwa, icyo Satani adutereza ibibazo abagira ngo tuve ku Mana. Yobu yahuye nabyo ntiyava ku Mana, Dawidi yahuye nabyo ntiyareka Imana, Mose yahuye nabyo ntiyareka Imana. Nawe uzahura nabyo ntuzareke Imana. Nanjye nahuye nabyo sinayiretse. Satani n'abakozi be, ndinda abagomo, ndinda abajuru, ndinda abarozi, kuko ibyo byose biba bigenda biba bihari. Nibwira ko mu mujyi badacuragura, ariko no mu mujyi baracuragura. Naratangaye cyane umuntu ambwiye ko yumvise umucuraguzi mu mujyi. Ndavuga n'umucuraguzi wo mu mujyi aba yaciye hehe, ko twe dutuye mu bipangu, kereka niba acuragurira ku muhanda. Ariko buri hantu, buriya rero reka mubwire ikintu nabonye. Burya karitsiye z'abakene zibamo n'ibitekerezo bibi. Nukuri uragenda ugasanga hariyo abarozi, uzi ko haba n'abacuraguzi mu mujyi. Umucuraguzi, abacuraguzi murabazira, nk'abajyemo bashobora kuba babazi urabumva babavuga, ariko warabyumvise. Aba bana bo mu mujyi namubwiye umucuraguzi ntazi n'icyo umucuraguzi akora, ariko mu mujyi aba bacuraguzi narabyumvise ndatangara. Umuntu akaza agacuragura mu mujyi. Nabiherukaga iwacu mu cyaro, abacuraguzi barahabaga. So uturinde umubi, ntuduhane mu bitwoshye, kize hagati nk'uruzitiro. Ubutunzi bwe ntawe ubukoraho. Nyemerera ngende nkore kuri buriya butunzi, urebe ko atakwihakana. Hano namwite ngaho genda. Satani aragenda kubita abana, bajyana n'imitungo, byose bigendera rimwe. Yobu aricara aravuga ngo Uwiteka yari yampaye, none Uwiteka arishubije, ariko Uwiteka himbazwa, ngo ntiyacumura ku Uwiteka. Noneho Satani asubiye mu ijuru, cyangwa sinzi aho Imana yari yateraniye n'abana bayo, Imana imukora ku matama. Satani wabibonye, nubwo umugaragu wanjye Yobu wamuteje ibyago, ariko ntiyamvuyeho. Meaning ngo ntabwo akunda ibyo namuhaye, ahubwo nijya akunda. Aravuga ati sawa, buriya uzi impamvu atakuvaho, aracyari muzima. Arabizi ko ejo niyo umugore we yaba ashaje azarongora undi, abyara abandi bana, n'imitungo yari yarayishatse uzongera umuhindi. Buriya niyo mpamvu akigukomeyeho, aracyafite ibyiringiro. Reka mukubite igisebe, nkore ku mubiri we. Imana iramubwira ngo genda ukore ku mubiri, ariko ntukore ku bugingo. Satani araza ngo amukubite igisebe kiva ku mutwe kigera ku birenge. N'umustori wa paruwasi, n'ubu ndacyari pastor ariko utari wa paruwasi, aramwira ngo Antoine kutabyibuha, ngo uracyaba ku misambi bya bindi byawe bya kera ntibirubu. Kuko yumvaga ko iyo ubaye senior pastor, ibyo bintu byo kwigaragura ku misambi urabireka. Cyo bintu byo gufata amasengi kumara iminsi 40 utariye, urya ninjoro nk'abayisilamu, urabireka. Kubera iki? Uri senior pastor, wageze iyo wajyaga. No way. Na Yesu abigishwa be bamubonye asenga, yongera asenga, yongera asenga, baravuga ati turabizi, twigishe gusenga. Kandi yarabibigishije barabisigarana. Nimwitegereza mu isezerano rishya, ririya torero ryo mu isezerano rishya ryarasengaga we. Iminsi 10 bayimaze bari mu cyumba cy'ejo basenga, umwuka aramanuka. Barangije
baragenda barabakubita barafunga. Mu gice cya 4 baragaruka barongera barasenga ngo barongera buzura umwuka, basubira hanze babwiriza ubutumwa. Ubona ririya torero ryarasengaga. Petero baramufashe baramufunga kwa Herode ngo baramusengera, Imana iragenda imukuramo. Ba Paulo na Sila babakubita muri gereza y'i Filipi, bagezemo bakubita isengesho, bazamura igihimbazo, gereza irakinguka n'umurinzi wagera. Ubona abantu basenga, ubona intensity y'amasengesho bayikuye hehe? Bigiye ku birenge bya Yesu. Irembo ryera TV, Irembo ryera TV. Ageza nimugoroba yarwaye umutwe, ariko sindumva umuntu warwaye umutwe kubera ko atasomye bibiliya. Kandi niyo habit yindi ikomeye twagombye guteza imbere, tukayigira umuco, gutungwa n'ijambo ry'Imana ku buryo iyi bibiliya uyimenye. Jewe yanjye uvuka nayiba ukambwira uti turakwiba bibiliya hanyuma uze kubwiriza utayifite, nakubwira ntiyitwarire. Kuko inshuro maze kuyisoma zirenze 50 ndayizi, nzibirimo. Habit ya gatatu nayo ikomeye nk'iyo, kubana n'umwuka wera. Umwuka wera bibiliya iratubwira ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Amen. Rero uramutse ubonye imodoka igenda mu muhanda idafite shoferi ikagenda, icyo gihe swati ishobora kuba yacitse feri, umuntu aba yashyizemo, ushobora gusiga imodoka iri ku kadunduguzi washyizemo frame cyangwa utayishyizemo ukavamo wibagiwe, bajya kubona bakabona imodoka iragenda. Iyo modoka idafite shoferi iteza akaga kenshi. Burya umuntu utayoborwa n'umwuka ni danger public, ni akaga kagenda. Kandi muzabyitegereze muzabibona, siko bimera se? Abatayoborwa n'umwuka barabeshya, barica, bariba, kuko nyine ni danger public. Icyo ngicyo abantu bashobora kumakanya bakora atari ibyo n'ugukabyana. Niba nkabya muzitegereze muzabibona, kuko hariho n'abantu babwira atari ko giwe ndi umuntu w'inyangamugayo. Erega nanjye iyo nyangamugayo nigeze kubayo. Uzi inyangamugayo y'umunyabyaha ntuzayize. Ni ukuri ndababwira, kuko nanjye nigeze kuba inyangamugayo y'umunyabyaha. Inyangamugayo y'umunyabyaha, ibinyangamugayo iyo inyungu zayo zidafite ikibazo, ibindi tuzabiganira ubundi, siyo nyigisho y'uyu munsi. Uwo ni umuco wa gatatu tugomba kudevelopa. Undi wa 4 uwo nguwo mbona urimo kugenda ucika, n'uwo gukundana. Kuko Yesu yaravuze ngo nimukundana nibwo abantu bazamenya ko muri abigishwa banjye. Ntabwo bazamenya ko turi abigishwa ba Yesu kubera ko turirimba neza, cyangwa ko dusenga cyane, cyangwa ko tubwiriza. Aravuga ngo nimukundana nibwo abantu bazamenya ko muri abigishwa banjye. Ariko muzitegereze uko Imana igenda iduha umugisha, niko gukunda bigabanuka. Mwarabibonye? Byoroha gucumbika hepfo hano mu bantu batuye muri Kajeke, rwose abantu bahariya baracumbika. Ariko ntuzibeshye, ahantu dufite ibipangu twarabifunze, twongeraho n'imikwege, dushyiraho ni kugira ngo uzacumbikeyo. Hari ahantu ujya ugasona ku irembo, bashyizeho akantu kakayogera nako kakaba microphone karimo naho parire, bati ninde? Rutayisire Antoine, uvuye hehe? Muri Rukiri ya mbere. Aho ni hehe? Ntitubonana. Rero ushobora kumara kuvuga ntibongere no kukuvugisha, hasigaye ubwo ngubwo, cyangwa bagatuma umukozi batigenda umubwire ngo ntabahari, kandi bicaye mu nzu, kubera yuko hari abinjira hari n'abatinjira. Umutima wo gukundana, rimwe na rimwe barakubwira ngo ntuzacumbikira abantu utazi, nyamara Imana ikavuga ngo hariho n'abacumbikiye abamarayika. Nkunze no kubibwira abakristo nkababwira ko ubundi mwazaretse tugakora agatendo, niba utinya kuri bucumbikira abantu bakakwiba, kuko nabyo bibaho. Tukubaka inzu yo mu gikari, akajyaza nkamucumbikira, nkamugaburira, nangiza nkamuraza, nkamubwira niyo hari inzu y'abashyitsi tugira hariya, ugenda urarimo, ibindi bisigaye ntacyo azagutwara.
ariko dukundane. Ariko ibyo ngibyo nabyo tuzabyiga ubundi, ntabwo ari uyu munsi. Uyu munsi turi mu muco umwe muri iyo ngiyo ine irimo kugenda icika, witwa guteza imbere umuco wo gusenga. Ubushize twarebye gusenga dushingiye ku isezerano rya kera, Old Testament. Uyu munsi turareba gusenga dushingiye ku isezerano rishya, kubera ko mu isezerano rishya ho harimo amasengesho menshi pe, harimo abantu benshi basenga. Bamwe ndaza kubavuga gusa, ariko uyu munsi turibanda kuri Yesu. Kubera iki? Ubundi buriya ibintu byose by'ubukristo, nushaka kwiga ubukristo bwawe, ntuzibande kuri Paulo, ntuzibande kuri Petero, uzibande kuri Yesu, kuko niwe shefu w'ubukristo. Na Bibiliya iratubwira ngo niba mushaka kwigana, mwigana uyu nguyu, ngo uko intego y'Imana ifite kuri twebwe nuko duhinduka tugasa na Kristo, akaba mukuru wa bene se benshi basa nawe. Niwe cyitegererezo Imana yaduhaye. Niyo mpamvu uyu munsi ndi bwibande ku isezerano rishya, ariko nkibanda kuri Yesu. So reka ariko mbanze subiremo cyangwa mbabaze kibazo kimwe gusa. Nihagira umuntu utwibutsa nibura nk'ihame rimwe yasigaranye ku bijyanye no gusenga mu byo twize ubushize. Ihame rimwe, wenda dufata 3, kuko ari ibintu twize ubushize, dufata nk'amahame 3 ajyanye no gusenga twiga tuvanye mu isezerano rya kera. Abari bahari, abantu bari bahari mu marike, ariko turebe abari bahari, wibuka nk'ihame rimwe cyangwa 2. Ihame rikomeye nibuka wasigaranye no presence of God, kuba ufite kubana n'Imana, kumva ufite Imana hafi ya buri gihe. Presence of God ko ariyo ituma no gusenga kwa buri gihe kuba gukomeza. Presence y'Imana ituma gusenga kwacu gushobora gukunda. Abamanitse hanyuma nurangiza ujyane hari inyuma. Ikindi twabonye nuko iyo dusenga tugomba gutegereza Imana idusubiza ku masengesho yacu. Gusenga ugategereza, ukaza kumva Imana iza kugusubiza. Amen. Nibuka mu gitabo cy'umuhanuzi Habakuki yaravuze ngo ngiye kwihagarara ku munara wanjye aho ndindira, ntegereze icyo azambwira kubw'ibyo namuganye. Iyo ni principe ikomeye ku muntu wese ushaka kudevelopa, guteza imbere umuco wo gusenga. Yego, ariko mujye mutubwira nuko mwitwa kugira ngo tunabamenye. Murakoze cyane. Nitwa Jean de Dieu. Jean de Dieu. Ikindi twabonye nuko gusenga ari itegeko. Gusenga ni itegeko ry'Imana. Mu isezerano rya kera, mu isezerano rishya muri Matayo, aho Yesu yabwiraga abigishwa ngo when you pray. Oya, twari mu isezerano rya kera, ubwo uradutuburiye. Ntabwo isezerano rishya turarigeraho. Reka twumve undi. Hano kwa Niseti ikindi twize nuko hari ibisubizo byinshi ugiye gusenga agomba kurindira ibisubizo byinshi ko Imana ishobora kumusubiza cyangwa se ntimusubize, ikamubwira ngo arindire, cyangwa akavuga iti nta n'icyo uzabona, icecekere wikwirirwa wigora. Nubwo ari na byinshi ni 3. Hari ubwo Imana ikubwira ngo ngiki igisubizo cyawe, ubundi ikakubwira ngo ariko ihangane, inkono iracyatogota, igisubizo ndagitetse. Ubwa gatatu ikabwira ngo rero iki cyo kibagirwe ntacyo nzaguha. Ibyo bisubizo bibiri byanyuma abagenzi, abantu babyanga ukuntu. Kumva Imana ikubwira ngo ibyo bintu usengera ntabyo nzaguha, mushobora kubipfa. Hari n'abayisezeraho bakabwira ngo ke bitware, ubigumane ubyigumanire. Niba utarahura nawe ubwo nuko utaramara igihe kirekire mu Bukristo. Nta muntu urumva akubwira ngo ngewe narasenze Imana ntiyansubiza mbivamo. Sawa, ariko Yona hari ikintu yavuze cyiza. Aravuze ngo iyo wimuye Imana muri ibyo ngibyo, ngo uba witandukanije n'ukugirira neza, uba wihemukiye. Hari umuntu wo muri famiye yapfushije umwana,
bari bafite umwana umwe arapfa. Avuga ijambo nakunze cyane, aravuga ngo yewe ngo sindi burakarira Imana, ngo uko niyo yari yampaye ngo nyirakariye ngo sinazatinyuka gusubira kongera kuyisaba ngo kandi nzabikenera. Ntukarakarira Imana kuko uzongera usubire kuyisaba niyo bitagenda uko washakaga. Yibwira ngo Mana ntabwo byagenze uko nashakaga ariko sinkuvaho kuko nzongera nkusabe kandi zongera iguhe. Reka twumve undi hanyuma twinjire mu isomo. Ikindi twize nitwa Nehemi Gashumba. Ikindi twize nuko kugira ngo ibintu bibe nuko Imana itera umwete abantu gusenga. Iyo ishaka ko hari ibihinduka iteramo umwete abantu wo gusenga. Imana ishaka gukora ibintu bigahinduka itera abantu bayo umwete wo gusenga. Hari irindi hamwe rimwe ntashaka kuvayo twari gusenga k'umukiranutsi kubaka kwizera kwacu. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi. Buriya bimwe mu bintu Imana yanga no gusenga kuvanze n'ibyaha. Nimusoma muri bibiliya zose n'uno munsi turaza kurigarukaho, muzabibona yuko kimwe mu bintu tugomba gukora, tugomba gukiranuka kugira ngo duhobere Imana. Hari abantu rero bagenda kumva zibera mu byaha ngo ariko ngo Imana iratwumva. Hari n'inyigisho zaje muri izi minsi za wongo z'ibinyoma ngo twe dukizwa ku buntu, ngo ibyaha byawe byararihiriwe, ngo ushobora kwikorera ibyo ushaka, ngo Yesu byose yarabirihiriye. No we. Bibiliya ubwayo irakubwira, kandi uwo wanditse cyane ku buntu niwe wananditse ibyo ngibyo. Aravuga ngo ubu twongere dukora ibyaha ngo kugira ngo ubuntu bugwire, ngo ibyo ntibikabe. Ngo nta kuntu twaba twaracunguye ngo tuve mu byaha ngo niturangiza dusubireyo. Noneho Petero we akabigira bibi cyane, aravuga ngo umuntu wakijijwe agasogongera kugakiza ngo agasubira mu byaha ngo abameze nk'ingurube buhagiye yarangiza gasubira kwivurguta mu byondo, ngo abameze nka rya tungo ryo mu rugo. Ariko byose ndi bubivuge kuko bishobora kubatera n'isesemi n'ibyo ngiye kwigisha ntimubyibuke. Muze kubyisomera mu rwandiko rwa Petero birimo. Ubwo abasomye Bibiliya baza aho biherereye. Rero niba warasogongeye ukamenya ko Yesu akiza kugira ngo unezeze Imana, ntuzasubire mu byaha. Ko Imana inavuga ngo niyo mwasenga amasengesho menshi sinzayumva. Yesaya 59 ngo kubera yuko ngo gutwi k'Uwiteka ntikwapfuye ngo ananirwe kumva, ngo n'ukuboko kwe ntikwahize ngo ananirwe gukiza, ngo ariko ibyaha byanyu gukiranirwa kwanyu niko gutuma bima amaso ntasubize gusenga kwanyu. So ibyo rero nibyo twabonye ubushize. Reka noneho tujye mu isezerano rishya, turaza kurebamo andi mahame ajyanye no gusenga. Buriya rero niba hari igitabo cyuzuyemo amasengesho ni isezerano rishya. Buriya nimureba igice cya mbere tugitangira isezerano rishya dutangirira ku bantu basenga, kubera yuko niba twibuka yuko gusenga ari ukuvugana n'Imana. Isezerano rishya ritangira marayika aza kubwira, bitewe n'uhereyeho. Nuhera muri Luka tangira marayika aza kubwira Zekariya yuko amasengesho yabo yashubijwe, ko bagiye guhabwa umwana w'umuhungu. Anamubwira ko bazamwita Yohana. Zakariya arashidikanya, ariko still ni naho marayika yamubwiye ngo ariko hari ikintu Imana igivuga ngo gihere, hari ikinanira Imana se. Tangirira mu masengesho arimo gusubizwa. Hari umusaza witwaga Simiyoni ngo yari amaze imyaka asenga ngo umwuka muhishurira. Igihe Yesu yari amaze kuvuka bamuzanye mu rusengero ku munsi wa 8, ngo umwuka muhishurira yuko ajya mu rusengero akabona agakiza ka Isirayeli. Araza abona Mariya afite akana k'agahinja, aravuga ati aka kana mureba maze imyaka nkasengera none kavutse, kandi aka kana niko kazatanga agakiza ka Isirayeli. Iyo myaka yose batwereka Simiyoni wasengaga, ndetse n'umukecuru witwaga Hana ngo yari amaze imyaka 81 apfakaye, ngo ariko iyo myaka yose ngo yabaga mu rusengero asenga ku manywa na nijoro. Nawe ari mu waje kwamamaza yuko Yesu ari we Kristo, kuko amabanga y'Imana iyahishurira abayikunda.
muze gusoma Zaburi ya 25 umurongo wa 14, haravuga ngo ibihishwe by'Uwiteka, ibihishwe by'Uwiteka ajya bihishurira abamwubaha. Haleluya. Ba bandi baba muri secrets, baba mu mabanga y'Uwiteka. Umuntu akaza akakubwira ati ariko Imana yavuze uti ariko ibubyihorere nanjye ijya imvugisha, kuko tura mu mabanga y'Uwiteka. Amen. Rero nureba muri bibiliya yawe uzabibona yuko isezerano rishya ritangirira mu masengesho. Noneho ubwo ndakomeza kuko ndashaka kugera kuri Yesu nihuse. Umuntu wa mbere ukomeye mu isezerano rishya rigitangira ni Yohana Umubatiza. Ariko bibiliya tubwira ngo Yohana Umubatiza amaze gukura, murabizi Yohana Umubatiza yarushaga Yesu amezi 6, bendaga kungana kandi bari bakazinze. Noneho Yohana Umubatiza we amaze gukura ngo yagiye mu butayu atangira guhanura, ariko we yiberaga mu masengesho, akajya avayo gusa aje kubwiriza. Narinzi ko ninjya muri retirement nanjye nzamera gutyo, none byaranze. Narinzi ko abantu bazanyibagirwa, none abantu baracyampamagara, bashaka za appointment, abashaka gusengerwa, abashaka kugira gute. Narinzi ko nzabivaho, none byaranze birankurikirana. Ariko ibyo si ikibazo. Yohana Umubatiza niwe wa mbere tubona yibera mu butayu asenga, akajya avayo aje kubwiriza. Noneho ariko icyitegererezo cyacu mu bijyanye no gusenga mu isezerano rishya ni Yesu. Muribuka ya principe twabonye yuko ibintu bikomeye byose Imana igiye gukora ibanze igashyira abantu bayo ku mavi bagasenga. Nimwitegereza mu buzima bwa Yesu, we byose niko bimeze. Reka mbahe ingero, ndafata kuri Luka gusa. Luka niwe ndibukoreshe wenyine kugira ngo twihute, hanyuma muze kubona umwanya uhagije wo kubaza ibibazo, kuko ndagira ngo uyu munsi mbasigira umwanya uruto n'abasigiye ubushize. Murebe Luka ibice 3, turakurikirana urugendo rwa Yesu kurinda ajya ku musaraba. Luka ibice 3 baratubwira ngo ubwo Yesu yabatizwaga yuzuye umwuka arimo gusenga. Haleluya. Kuko batubwira ngo umwuka yamumanukiyeho, ariko yamumanukiyeho ryari? Reba Luka ibice 3 umurongo wa 21. Baratubwira ngo nuko abantu bose babatijwe na Yesu amaze kubatizwa, umurongo ukurikiyeho, agisenga, akigira gute? Agisenga ijuru rirakinguka, virgule, bivuga ngo birakomeje, ntabwo interuro yarangiye. Umwuka wera aramumanukira afite ishusho y'umubiri usa n'inuma, ijwi rivugira mu ijuru riti ni wowe mwana wanjye nkunda nkakwishimira. So igihe Yesu yari arimo gusenga nibwo ijuru ryakingutse, umwuka wera aramanuka, n'ijwi ry'Imana riravuga. Iyo turimo gusenga ntabwo tuzigera twuzura umwuka tudasenga. Ariko nk'uko nabibabwiraga, imwe muri principe, rimwe mu mahame akomeye y'imbaraga muri bibiliya ni ukuzura umwuka. Abantu benshi rero basigaye kubera ko twize amashuri, bibiliya turayizi, ubuzima tubucunga uko buri, ntabwo abantu bakigira inzara n'inyota byo kuzura umwuka. Ariko nubwo Yesu yari umwana w'Imana, we akimara kubatizwa yari abizi neza ko umurimo ahamagariwe gukora atazawushobora tuzuye umwuka, ngo akirimo gusenga ijuru rirakinguka, Imana imucunshumuriraho umwuka. Haleluya. Nkunda ukuntu Pawulo yandika ku by'umwuka wera. Hari ahantu yandikiye Tito, aramubwira ngo Tito, ngo buriya dushima Yesu Kristo ngo kuko ngo yagiye mu ijuru, ngo Imana data imuha umwuka wera ngo amuducunshumurireho. Kuko njya ntekereza Yesu afite ikintu cy'ikijerikani cyangwa cy'igicuma arimo gucunshumura umwuka, amuducunshumuriraho. Ariko kugira ngo ijuru rikinguke amucunshumure nuko tuba twasenze. Haleluya. Nuko tuba twasenze. Hari ibintu njya nkumbura kera, buri hari igihe twasengaga
kandi ijuru rigakinguka koko ukajya wumva ibintu kumva umwuka yamanutse. Ariko muri kino gihe hari igihe umuntu ajya mu masengesho ukabona abantu barimo barahonda umuyaga, bari mu bikabazo, ibingibi nta nubwo bishobora kumanura umwuka. Nakwambi ngewe bimwe mu bintu binshi intege no kujya mu materaniro y'amasengesho, ubona abantu bari mu bintu bwose birimo n'ibiki. Abantu bakaza ngo bazanye abahanuzi, ngo bazanye ngo abantu ngo bakora amandiko, umuntu akicara hariya hirya ati mwese ujye utwaraga abapuro kawe. Ibingibi ntabwo ari byo byewe, aya ntabwo ibingibi ari byo nkumbuye. Ibintu twabya fake abantu batekinika birakumarira iki? Jewe nkeneye kuzura umwuka, wowe ukambwira ngo urampanurira. Ariko twigeze kwicara mu ntaza ngo ati nkubonye wurira indege niye bawe ndongeye kurira indege nazigenze inini n'intoya, iyo ntaragenda mu niri ya gisirikare. Ariko kajugujugu ya gisirikare nayigenze muda, buzo ntaragenda muri za Sukhoi na za F16 n'izindi nk'izo ngizo. Umuntu akubwira ngo uri indege ngo bwaraguhanuriye, umpanuriye iki? Ngo nuri indege. Icyo gihe yabimbwiraga nari naniwe, indege nzirambiwe, nari mfite karite. Babakunda kugenda mu ndege murazizi za nuza zira za miles. Hari imyaka nahoraga kuri gold, kugira ngo ugere kuri gold nuko wagenze mu ndege nabwo ugenda long distance nibura nk'ishuri 10. Kubwira ngo nagendaga mu ndege hafi buri cyumweru. Umuntu akaza akambwira ngo arampanuriye ngo mbonye urira indege. Afese byo cyo nkeneye ko umuntu mpanurira ko nurira indege. Giye umbwira ukuntu uri bugende tukuzura umwuka, giye mbwira ukuntu turi bumenye Yesu kurutaho, kuko ibindi byose Yesu bibiliya yatubwira ngo bizaza ari inyongera. Naho muri no minsi tuba twishakira ubuhanuzi, mbonye Imana iguha umugabo, mbonye Imana iguha fiance, mbonye Imana iguha visa, mbonye Imana iguha imodoka. Byo n'abapagani barabifite. Nimubanze mushimikire kuzura umwuka. Ariko reka nikomereze. Yesu yuzuye umwuka arimo kugira gute? Arimo gusenga. Natwe dushimikire tunyura inzira yanyuzemo kugira ngo tumwigane. Ikindi cya kabiri, mbere yo gutoranya abigishwa be 12 abo yisi ntumwa, bibiliya iratubwira ngo yaraye asenga, bigejeje mu gitondo ahamagara 12 kugira ngo bagumane nawe ajya batuma. Nimurebe muri Luka ibice 6 umurongo wa 12, nabwiye ko ndibukoreshe Luka gusa. Umurongo wa 12 baratubwira ngo nuko muri iyo minsi avayo ajya ku musozi gusenga, akesha ijoro asenga Imana. Ijoro rikeye ahamagara abigishwa be, atoranyamo 12 abita intumwa. N'ibindi bikomeza. Yaraye asenga. Tekereza umwana we yaraye asenga kugira ngo atoranye abazakoresha. Ndabarahiye nimuzabona dukoze ibingibi, Bishop akarara asenga ngo arobanura abapastori, muzamenye ko isi yahindutse. Aba bishop, house of bishops karara mu masengesho bagiye gutoranya umubishop. Ndakurahiye twebwe dutoranya dukurikije ubwenge, dukurikije inama z'abantu, dukurikije hari umwana twahoze tuganira, niyo umuntu agiye gutoranya fiance akurikiza isura. Ndamubwira nurumva ufite hesitation, genda ubwira Imana ngo Mana buriya relationship niba itari we wayihanze yice. Abenshi rero umubwiye ngo asenge gutya aravuga ati none yayica se, nyine Imana niyica izaba atari yo. Wese we wuzuye n'umuntu urumva utizera ko ari we. Nkakubwira ntibwira Imana ikubwire niba ari we. Naba ari we irafungura neza byaguke, naba atari we irabiniga bipfe. Ntukamera nka ya mpyisi ngo urukwavu rwahitamitse intosho ishyushye ariko iri mu nyama, noneho ukagira gutya ariko bakame ko ndimo gushya, ati cira, ati ncire imere, ati mire umuriro. Rero hari usanga umuntu ahagaze aho ngaho yananiwe kurekura, yananiwe no gufata, kaza ati pastor ati nsengera, muzengere bigende bite? Jewe ndakubwira rero, jewe ntabwo iyo relation muyitangira nari impari, ariko egera Imana. Yesu kugira ngo atoranye abigishwa 12 yaraye asenga, kandi nubwo yaraye asenga ntibibuza ko Yuda yararimo.
ngaho tekereza kuba yararaye asenga ijoro ryose akarikesha, kandi yasengaga yaramaze kuzura umwuka, hanyuma agatoranya abantu harimo n'uzamugambanira. Ngaho noneho nimutekereze twebwe tubikora tutasenze, mwarangiza ngo ibintu byarazambye. Byari byazamba se? Mwakwegera Imana mukayibaza mbere yo gufata decision y'ikintu icyo ari cyo cyose. Banza ubaze Imana niza aho itujyana, niza ibisa kubera byiza. Mwambwiye ngo amen. Ariko ko no kugenda nk'uko Yesu yagendaga. Icya gatatu, buriya nimureba muri Luka ibice 9, hari igihe Yesu yabajije abigishwa be kuko yashakaga kureba niba bamuzi. Ariko ko tubana muranzi, abantu bavuga ko ndinde. Uzi icyo kibazo igihe kibabarije yari yabasengeye, kuko baratubwira nimurebe muri Luka ibice 9 ku murongo wa 18, baratubwira ngo nuko ubwo yasengaga yiherereye. Ndibwira ko yari yicaye arimo kuvuga ariko abigishwa banjye ngomba kubasengera, ashyiramo imbaraga ngo ubwo yasengaga yiherereye, abigishwa be bari kumwe nawe, arababaza ati mbese abantu bagira ngo ndinde? Baramusubiza ati bamwe bagira ngo uri Yohana umubatiza, ariko abandi uri Eliya, abandi bakagira ngo uri umwe mu bahanuzi ba kera wazutse. Arabaza ati aya, ariko mwebweho mugira ngo ndinde? Petero aramusubiza turi Kristo w'Imana. Umva uko yamushubije, arabihanangiriza arabategeka ngo batagira undi babibwira, ati umwana w'umuntu akwiriye kubabazwa uburyo bwinshi, akazangwa n'abakuru b'abatambyi n'abakuru b'abanditsi, akicwa, akazuka ku munsi wa gatatu, kugira ngo abigishwa bamenye Yesu. Iki kibazo yakibajije amaze kubasengera, kuko mu gusenga kwacu niho tuzamenya Yesu by'ukuri. Amen. Kuko gusenga, muribuka amagambo twize ejo, ntabwo nakurikiye mu Kinyarwanda ariko mu Cyongereza n'igihe wigishije ndayibuka. Mu Befeso igice cya mbere umurongo wa 16, Pawulo abwira abantu bo muri Efeso, arabwira ngo kuva igihe numvise yuko mwizeye, ndabasabira ndabingingira ngo Imana ibaha umwuka wo kumenya no guhishurirwa, ngo kugira ngo muyimenye. Buriya hari igihe tubona abantu ukagira ngo banze kwakira agakiza. Yesu yabanje gusengera abigishwa be, nubwo yari yabasengeye, yarabaje atari ko abantu bavuga ko ndinde. Bamwe ati yewe ati byaraducanze, bamwe bavuga ko umwe mu bahanuzi ba kera, abandi bamwe bavuga kuri Yohana umubatiza wazutse. Atoya, mwebwe nababajije ngo muvuga ko ndinde mwebwe? Petero aramubwira ati yewe ati ndumva uri Kristo umwana w'Imana. Muri Matayo aramubwira ngo Petero ngo ibyo ngibyo ntabwo ari we wabigihishuriye, ni data wabikubwiye kubwo kugusengera. Nimushaka kumenya Yesu, nimushaka kumenya Imana birenzeho, nimushaka kumenya imbaraga z'Imana, nimushaka no guhishurirwa iby'Imana izaragabera, niko Pawulo yasengeraga Abefeso, mubisengere. Byagera mu gice cya 3 muri urwo rwandiko rw'Abefeso ngo kandi ngo ndanabasengera ngo mumenye ikigejuru cy'urukundo rw'Imana n'ikijyakuzimu cyarwo n'uburebure bw'umurambararo n'ubugari bwarwo. Mumenye urwo rukundo ruri so large and so wide and so high. Hari igihe tujya tugenda mu ndege hakazamo za turbulence, buriya hejuru mu kirere habamo imiyaga. Hari igihe indege rwose imanuka ukumva amara yose arahubanganye. Ariko hari igihe nicara nkavuga ni one thing I know, hari ikintu kimwe nzi, naha ngaho urukundo rw'Imana rurahamfatira. Kuko niyo byaba bimeze nabi, niwo wageze ahantu batakuzi, urukundo rw'Imana rwo ngo rufite n'uburebure bw'umurambararo, rugira rongere. Hari igihe uzajya mu mahanga usange uri wenyine, usange uri ahantu, hanyuma wike ko Imana igukunda nawe hari, hanyuma bikubereye igitsi ku mutima, enka bikukomeza umutima. So Petero yahamije ko Yesu ari Kristo amaze kubasengera. Cya kane, hari igihe Yesu yagiye gusenga ahinduka ukundi, aho mu gice cya 9 ku murongo wacyo wa 28 baratubwira ngo hanyuma y'ibyo hashize iminsi 8 ajyana Petero na Yohana na Yakobo azamuka umusozi ajya gusenga. Murongo wa 29, agisenga
ishusho yo mu maso he ihinduka ukundi, n'imyenda ye iba imyeru irarabagirana. Njya nkunda ukuntu gusenga bijya bimanura ijuru. Haleluya. Mwabonye ubushize aho twigaga ngo Mose mu kuva mu gice cya 34 ngo yajyaga imbere y'Imana, ngo yavayo akaza mu maso he harabagirana, ngo harabagiranishwa n'uwo bavuganye. Twagombye kujya imbere y'Imana kubwo gusenga, kubwo gutumbira Imana, tukaba transformed, ubwiza bw'Imana bukatumanukiraho. Ibyo bibera hehe? Mu gusenga. Amen. Ikindi cyabaye twakuramo, hari igihe Luka 11 ngo abigishwa be baramwitegereje asenga. Ariko uyu mugabo abigenza ate ngo asenge amasaha 3 atarakama? Rero mbabwire we nk'umuntu wabaye mu byumba, nk'umuntu wayoboye amatsinda y'amasengesho ahantu henshi, buriya ubu mbafashe nkababwira nti tugiye gusenga non stop tumara amasaha 2, wabona abantu benshi bakama mu minota 3. Abambere baba babuze icyo basengera, abandi bagakukuza, noneho bakajya bisubiramo, bakisubiramo nyine, Mana haleluya 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 haleluya, akavuga nka za haleluya nk'igihumbi kugira ngo akwege arebe ko iminota yaba miremire. Ariko Yesu abigishwa be baramwitegereje asenga, baramureba, ariko se umugabo abigenza ati? Murebe mu gice cya 11 cyo muri Luka nanone umurongo wa mbere ngo nuko ari ahantu hamwe asenga, arangije umwe mu bigishwa baramubwira ati databuja twigishe gusenga nk'uko Yohana yigishije abigishwa, twigishe gusenga. Twebwe byaranze, twigishe gusenga. Usenga ute? Ubigenza ute ngo usenge kuri yawe? Umara isaha, umara 2, urara ijoro usenga, usengera iki? Twigishe gusenga. Turaza kubigarukaho isengesho yabigishije, kuko naryo turaza kuribona mu mahame yo gusenga gufite imbaraga. Ariko abigishwa be batangiye kumwigiraho kuko babonye abikora. Ndenda kubabwiza ukuri, ababyeyi basenga b'influence abana babo mu gusenga. Bashobora kutabibakundisha kuko gusenga niwo ubyikundisha, ugakunda n'Imana yawe. Ariko hari ikintu kimwe nzi, iyo abana bumvise iwabo basenga, iyo ubwiye umwana ngo senga, asenga nk'uko iwabo basenga. Ko twese turigana. Umupastori ukunda gusenga agira itorero risenga. Kubera iki? Abakristo bamwigiraho, kandi bakageraho bakabikunda. Ndibuka ntitangira kuba pastori, sindivuge paruwasi, nari nibo kujye mu pastori nabaye mu paruwasi 3. Noneho mbwira abantu ni kuwa gatanu tuzarara amasengesho. Abantu barambwira ngo kuwa gatanu muzarara amasengesho, ngo nawe uzaba uhari? Noneho rero abantu barambwira ngo nta muntu n'umwe uzaza. Ubwo ni bandi babimbwira? Ni bagenzi banjye. Uwo wa gatanu wa mbere haje abantu 200. Kuko iyo pastori mukuru abwiye abakristo ati tuzasenga, abakunda gusenga baritabira. Ahubwo bo ntibabyemeraga ko biri bubi. Bose buriya koko pastori ntarimo kutubeshya, nawe arabahari. Ku buryo umwe yarambwiye ati se ntabwo twabyemeraga ko nawe uri buharare. Kubera iki? Akenshi iyo tumaze kuba pastori bakampereza kora yanjye nkayikubita mu ijosi, hari ibyo ndeka. Hari n'uwigeze kubimbaza arambwira ati ariko se murabizi mujye mubibona ko nabyibushye? Ubwo mutabibona ubwo nuko mutazi kwitegereza. None umuntu umwe higeze kumbaza nkiri pastori wa paruwasi, n'ubu ndacyari pastori ariko utari wa paruwasi, aramwira ngo watwane kutabyibuha, ngo uracyaba ku misambi bya bindi byawe bya kera ntibirubu. Kuko yumvaga ko iyo ubaye senior pastor ibyo bintu byo kwigaragura ku misambura bireka. Cyo bintu byo gufata amasenge kumara iminsi 40 utariye urya ninjoro nk'abayisilamu urabireka. Kubera iki? Uri senior pastor, wageze iyo wajyaga? No way.
na Yesu abigishwa be bamubonye asenga yongera asenga baravuga ati urabizi twigishe gusenga, kandi yarabibigishije barabisigarana. Nimwitegereza mu isezerano rishya, ririya torero ryo mu isezerano rishya ryarasengaga we. Iminsi 10 bayimaze bari mu cyumba cy'hejuru basenga, umwuka aramanuka. Barangije baragenda barabakubita barafunga, mu gice cya 4 baragaruka barongera barasenga ngo barongera buzura umwuka, basubira hanze babwiriza ubutumwa. Ubona ririya torero ryarasengaga. Petero baramufashe baramufunga kwa Herode ngo baramusengera, Imana iragenda imukuramo. Ba Paulo na Sila babakubita muri gereza y'i Filipi, bagezemo bakubita isengesho, bazamura igihimbazo, gereza irakinguka n'umurinzi wa gereza. Ubona abantu basenga, ubona intensity y'amasengesho bayikuye hehe? Bigiye ku birenge bya Yesu. Ahubwo ikibazo dufite twebwe sinzi ibirenge turimo kwigiraho. Iyo ndebye ukuntu tugenda ducogora mu masengesho, ntabwo nzi ibirenge twigiraho. Tugomba kuba turimo kwigira ku birenge by'abanebwe. Jewe ndisaziye nsigaye ndara amasengesho bwacya mu gitondo nkumva nabaye ikiwerewere. Umwana umwe yararwaye, arwara iserera, arazengerera, muganga mwaje turumva umeze ati ndumva nabaye ikizungereza. Nanjye sigaye ndara amasengesho nkaba ikizungereza. Rero ariko ibyo ari byo byose tugomba kugira uwo muco wo gusenga, kandi tugomba kuwitaho kuko nibyo umwami wacu yatwigishije. Hanyuma reka ndangirize kuri iki ngiki tuvanemo amahame amwe mbasigira umwanya w'ibibazo. Murebe muri Luka 22, mbere yo kujya ku musaraba Yesu yarayasenga, abwira n'abigishwa baravuga ati the time is tough, ibihe birakomeye, muwe maso musenge kugira ngo mutajya mu moshya. Yarayasenga, subira yasanga Petero yasinziriye, arongera asubira yarasenga, agarutse asanga Petero arasinzira. Aravuga ati Petero, ntushoboye no kuba maso nibura isaha imwe? Muwe maso musenge kugira ngo mwe kujya mu moshya. Muzarebe Yesu amaze gusenga, uzareba filime ya Yesu cyane cyane agiye ku musaraba, niba hari umuntu wari karume atuje ni Yesu. Genda ajya kwa Pilato, Pilato aramubaza ngo ariko wereka duhere kwa Kayafanana. Bamukubita ishyi bamucira mu maso bati ngaho hanura, aricecekera. Kayafaraza aramubwira ati ariko ati ngo waravuze ngo wasenya urusengero ngo karwubaka mu minsi 3, ariko nigishaga ku karubanda. Ati ibyo nigishije mu bibazo abo baturage giye murambaza iki ko ibyo nigishije ntigeze mbihisha. Kayafa ariko akabyumva akavuga ati cyo nta kirego kirimo mwabaswamo. Aramubwira ati ariko reka nkubaze, wigeze kuvuga yuko tuzakubona umanutse ku bicu? Aramubwira ati wakabimenye. Ati ntimubyumvise? Ati imvio blaspheme, yongeye kwigereranya n'Imana. Ati mumukubite. Baramukubise ariko ibyo bakoraga Yesu yarakomeje aratuza. Baramukururana bamujyana kwa Pilato atuje. Pilato aramubwira ati harya uri umwami? Aramubwira ati ariko Pilato, wabonye umwami utagira ingabo? Tiye ubwami bwanjye si ubwa hano. Ariko Pilato aravuga ati ndide umwami utagira ingabo ubundi ashobora gutera ubwoba ubwami bw'Abaroma? Aragenda abwira abatambyi aravuga ati nta cyaha mubonyeho. Batarararara bati umuntu wiyita umwami none ukamwihorera tuzabiripotinga kwa Kaisari. Nibwo Pilato yahindutse. Ariko ubundi Yesu yaratuje. Hari naho Pilato yageze aramuga ati uranyihorera, uzi uwo ndiwe, uzi ko nshobora kugufunga cyangwa nkagufungura, nshobora kukwica cyangwa nkakurekura. Aramuga ati Pilato we kwishyiraho ibyaha, ntabo twarumfiteho uretse uguhabwa no hejuru. Pilato we byamukoze ku mutima, aravuga ati ariko uyu mugabo afite karume ntarigera mbona. Aragenda arakaraba aramutwara, mutware jewe ndakarabye amaraso ye ntazambarweho. Mwibuke n'umusirikare w'Umuroma wamubambye, yamurebye ukuntu apfa, ariko umusaraba karume nyinshi yavuye mu gusenga no kumenya ibyo arimo. Amaze gupfa aravuga ngo mva mbabwire nabambye benshi, uyu yari umwana w'Imana. Wabonye umuntu babamba akagusabira umugisha? Buri hariho ibintu bimwe na bimwe biva mu gusenga. Karume mu bibazo, iyo ibintu bibaye byinshi, abantu benshi ibibazo byiyongereye barapapaza, bagapapaza. Kandi wese tuza wipapaza, uvugana n'Imana, utagwa mu moshya. Ibibazo bizabaho. Yesu yabwiye abigishwa baravuga ati ariko niba bangize gutya ari jyewe mwebwe bizagenda bite?
ariko yadusigiye icyitegererezo. Aratubwira ngo nubona ibintu byakomeye, fata umwanya uvugane n'Imana yawe, wipapaza, wihinda umushitsi, wita umutwe, wibikizungereza. Uvuye ngo ibibazo byo ngo nataye umutwe, ngo nazungereye, uzungereye kandi Yesu ari ku ngoma. Talk to heaven, vugana n'ijuru. Hari igihe uvugana n'Imana, Imana ikakubwira ngo ibi ngibi bimparire. Murabizi muri kiriya gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa hari ahantu bwari buruke Herode akabamba Petero. Baratubwira ngo Petero yari hagati y'abasirikare asinziriye. Numvise abantu benshi bigisha kuri ibyo bitotsi bya Petero, ngo mwari kuri Petero ngo yarasinziriye buri buke Yesu akabambwa, ngo na hano buri buke nawe bakamubamba ngo arasinziriye. Ntabwo ariko biriya bitotsi biratandukanye. Buri buke bakakubamba ugasinzira hagati y'abasirikare, hari icyo Imana iba yavuganye nawe. Hari igihe Imana ikubwira ngo isinzirire, ibisigaye ubimparire. Ariko icyo gihe Petero yari asinziriye, iwabo wa Yohani Mariko bari barimo kumusengera, ngo marayika araza aramukomanga aramubwira ati Petero wake up. Ngo arakanguka, aramubwira ati yambara igishura cyawe. Ngo agira ngo ararota. Nkurikira, iminyururu ngo iramurekura. Kubera iki? Hari abantu barimo gusenga. Aragenda ngo ageze ku irembo, ku muryango, ngo umuryango uribwiriza urakinguka. Kubera iki? Hari abantu barimo gusenga. Ibibazo n'ibikomeye bingana bite bikemuka iyo abantu b'Imana bitiriwe izina ry'Imana bagiye ku mavi bagasenga. Haleluya. Hari ingero nyinshi twari gufata, ariko reka dukuremo amahame yo gusenga, hanyuma ngarukiriza umubona uko mubaza ibibazo. Ihame rya mbere, buriya amasengesho agira imbaraga, ntabwo ari amasengesho yirebaho. Iryo ni ryo hame rya mbere, kuko Yesu kiriya gihe abigishwa be bamubwiraga ngo twigishe gusenga. Ubigenza ute ngo usenge umara amasaha nk'ariya wamaze? Mugaruke muri Luka 11, agiye kubigisha gusenga yarababwiye ngo nimujya gusenga ngo mujye muvuga mutya. Umurongo wa 2 arababwira ati nimusenga mujye muvuga muti. Ntabwo yavuze ngo if you pray, yaravuze ngo when you pray. Nimusenga bivuga ngo mugomba kubikora igihe cyose musenze. Nimusenga mujye muvuga muti Data twese izina ryawe ryubahwe. Iki tukita kuramya Imana. Haleluya. Wari wasenga amasengesho ukicara uri wenyine, muzabigerageza uri wenyine, ukabwira Imana ngo Mana uyu munsi ntacyo ndi bugusabe, ntacyo ndi bugusabe, nje hano gusa kukunezererwa no kukuvuga neza. Ndagushima Mana, uhabwe icyubahiro kuko uri Imana ikomeye, uhabwe icyubahiro kuko uri Imana y'imbaraga, uhabwe icyubahiro. Mbese ugasenga gusa ugakora akazi ko kuramya Imana no kwishima, umunsi ukarangira. Ndenda kubabwira ikintu kimwe, niba hari amasengesho ashobora kukwagura ugatubuka ukaba munini, n'ibibazo byajya biza wabireba ukabona ubisumba cyane, niyo wamaze umwanya wibutsa umutima wawe how big your God is. Umutima wawe uko ugenda ubivuga niko umutima wawe waguka, ukavuga ngo ndabizi Imana yanjye ni Imana y'imbaraga, ni Imana y'ubushobozi, ni Imana yaremye ijuru n'isi, ni Imana itegeka byose, ni Imana ishobora byose, ni Imana ifite byose, ni Imana izi byose. Ujya kurangiza nk'isaha yose nyine urimo kuramya Imana, ukumva n'ibibazo byari bikugose byabaye bitoya. Kubera iki? Wabyibukije ubunini n'ubushobozi bw'Imana yawe. Haleluya. Nujya gusenga, point 1, Data wa twese izina ryawe ryubahwe. Buriya kubera ko abantu benshi bamwe nta ba papa twigeze tugira ngo dukurane nabo, wanjye yapfuye nkiri umwana muto, bo ntiyabuzemo n'abandi bameze nkanjye, no kuvuga ngo papa iryo jambo riramugora.
hari umuntu utarigeze avuga dadi mu buzima bwe, kugira ngo uzicare ubwire Imana ngo uri papa. Ntabwo ari ukubabeshya, nanjye iryo jambo kuri ko hari abantu ujya numva papa, iryo jambo ryarananiye kurivuga, rirananira kuko sinigeze ngira umuntu nita papa. Ariko n'ababagize ba papa babo rimwe na rimwe babaga ari ikibazo kuruta uko baba igisubizo. Uwo nawe ugagira ikibazo, hase niba Imana ari papa igomba kubikambije agahanga nk'uko papa yatahaga ameze. Niba uzumva bajya kubwiriza akabwira ati Imana irarakaye ije ihekenya amenyo ifashe ije gukubita, hari abantu bahora n'Imana ihora ikubita, izirakaye ihekenya amenyo ikambije agahanga ifite inkoni. Reka da, ni data wa twese uri mu ijuru. Imana yacu ni Imana y'imbabazi, yanga ibyaha ariko ikunda abanyabyaha. Muranyumva neza? So nujya gusenga ujye ubanza wibutse umutima wawe ko ufite papa. Hari igihe Imana yigeze kunyomora, buriya ari umwana wabaye imfubyi, uwicayemo hano wabaye imfubyi waraza kubyumva. Hari igihe wicara ibintu bikanagukundira. Ngewe mba mu bantu b'abanyamugisha, nubwo kwiga nagiye mpuramo n'ibibazo rimwe na rimwe, ariko rwose byarankundiraga. Naho nahuraga n'ikibazo Imana yabaga yagikuye mu nzira. Ariko uko ngenda nkura ubupfubyi bukakomeza bukangumaho. Uzi ko ushobora kuba imfubyi kandi ufite akazi, ukajya wumva uri imfubyi gusa ukibaza impamvu udafite papa. Bukeye umunsi umwe ndimo gusenga Imana irambwira ngo ariko uzageza ryari ugendera muri uwo mutima wa orphan spirit, umutima w'ubupfubyi? Niki wabuze? Sinakubereye papa? Subiza amaso inyuma urebe. Kandi ko nsubiza amaso inyuma nsanga iwacu ku musozi nige muntu wize cyane uhari, kandi hari abandi bana bari bafite base, aho kugira ngo ahubwo babatera umwete nibo babujije kwiga. Haruzi ko wa mugani ndi ikigoryi, ndi umunyamugisha, Imana yambereye data. Nahise nkira ubupfubyi rwose ku buryo numvise icyo gihe nari nkiri umuseribateri, ndabana po n'ibindi buriya Imana yitaye kuri ibi ngibi n'ibindi zabyitaho. Icyo gihe nari manga ubuse ninjya kurongora ninde uzagira gutya, ninde uzashaka bajya kunkwerera, ninde uzagira gute. Hari n'iti kura uburyo mu nzira, nakubereye so nibyo bimparire nzabikora. Imfubyi zirimo hano zose, welcome to papa. Ikintu cya mbere ubanzirize kumenya Imana nka data, wiramye wishimye. Icya kabiri mu byo yabigishije, gusengera ubwami bwayo, ubwami bwawe buze. Mujye mwibuka gusengera abanyabyaha, mwibuke gusengera itorero, mwibuke gusengera abakristo. Kuko ari umuntu asenga amasengesho kumva ari isengera gusa. Oya, banzuramye Imana nurangiza usenge ngo mva Mana ubwami bwawe buze, abanyabyaha bakizwe, abababaye banezerwe, uhindure byose bishya. Yose ingingo ya kabiri mu byo Yesu yatwigije gusengera. Uko bukeye ujye uduha ibyo kurya byacu by'uwo munsi. Rero gare mbabwire, nta utagira needs, twese tugira ubukene bw'ibi cyangwa biriya, wemerewe kubisengera. Hari abajya bavuga ngo ariko ngo ntugasenge. Hari abantu batagisengera umuceri. Uretse ko nkaza ubwenge ajya asengera umuceri. Hashwe afite imodoka, umuntu ugenda mu imodoka nk'iyo yiguriye, ngewe ngenda mu yo mwampaye, wagenda mu yo yiguriye, buriya amushobora ko atagisengera umuceri, ashimira Imana ko agiye kurya. Ariko hari abandi basengera umuceri, iyo umuceri wabonetse akavuga ati Imana ndagushimira ko twariye umuceri. Ariko icyo Yesu yatwigishije, yaratubwiye ngo buri munsi nimusenga mujye musengera ibyo mukeneye. Hari abakeneye amanota, hari abakeneye abafiyanse, hari abakeneye inzu, hari abakeneye amafaranga ya ruwaye, hari abakeneye ya tike. Buri kintu cyose ugishyire imbere y'Imana ugisengere, kuko uragikeneye, kandi so mu ijuru niwe ubitanga. Nibyo bizakurema mu munezero kumva Imana ibyitayeho. Ikindi yatubwiye gusengera, kwihana, utubabarira ibyaha byacu. Nujya gusenga ntuzibagirwe kubanza kwisuzuma ngo urebe ko nta bintu ukurura inyuma yawe mu byo uba wiriwemo, amagambo tuba twavuze, ibintu tuba twakoze. Utubabarira ibyaha byacu. Amen. Uzi icyo nenda kubigisha hano, uzafatira isengesho rimwe uryagure, buri ngingo uyisengereho yihariye, nuyirangiza ufate ikurikiyeho.
uzabona ukuntu ushobora kumara umunsi wose usenga, wajya kureba ukabona bigeze saa 10 utararangiza. Abigishwa bibazaga ati uyu mugabo asenga ate ngo amara igihe kingana gitya? Yari afite ibintu biri systematic asengera. Kubanza akaramya Imana, data ndagushima data ko wabanye nanjye, ndagushima data ko wiriranywe nanjye, ndagushima ko wampaye ibyo nayi. Ukabanza ukaramya Imana, warangiza ugasengera ubwami bwayo, ugasengera abanyabyaha, ugasengera itorero, ugasengera abakijwe, ugasengera kuzura umwuka, ugasengera imbaraga, warangiza ugasengera ubukene bw'ibyo ukeneye byose, warangiza ugasaba imbabazi kandi ugasengera n'amahoro aho uri, hanyuma ugasengera uburinzi bw'Imana. Hari ikintu kimwe Yesu yatwigisha abantu batajya bitaho, gusengera uburinzi bw'Imana, kuko Satani aratwanga. Nujya gusenga ntukibagirwe uburinzi bw'Imana, ujye ubwira Imana ngo Mana ngiye kuryama, umbere maso igihe nsinziriye, undinda amadayimoni, undinda inzozi z'ibyaha, undinda inzozi z'ubugoryi, undinde Satani n'abakozi be, undinda abagome, undinda abajuru, undinda abarozi. Kuko ibyo byose biba bigenda biba bihari. Najyaga nibwira ko mu mujyi badacuragura, ariko no mu mujyi baracuragura. Naratangaye cyane, umuntu ambwiye ko yumvise umucuraguzi mu mujyi. Ndavuga ni umucuraguzi wo mu mujyi aba yaciye hehe, ko twe dutuye mu bipangu, kereka niba acuragurira ku muhanda. Ariko buri hantu, buriya rero reka mubwire ikintu nabonye, burya karitsiye z'abakene zibamo n'ibitekerezo bibi. Ni ukuri. Uragenda ugasanga hariyo abarozi, uzi ko haba n'abacuraguzi mu mujyi. Umucuraguzi, abacuraguzi murabazira, nka bajyemo bashobora kuba babazi, urabumva babavuga, ariko warabyumvise. Aba bana bo mu mujyi namubwiye umucuraguzi ntazi n'icyo umucuraguzi akora, ariko mu mujyi aba bacuraguzi narabyumvise ndatangara. Ko umuntu akaza agacuragura mu mujyi. Nabiherukaga iwacu mu cyaro, abacuraguzi barahabaga. Teso uturinde umubi, ntuduhane mu bitwoshya, sibyo? Ibi rero ayo ni amahame ya content, ibyo tugomba gusengera. Reka nongere ihame rya kabiri, hanyuma nihute. Imibanire yacu n'abandi. Ubushize twabonye ko ibyaha byacu byica amasengesho, ariko n'imibanire yacu ntabwo yababarira. Murebe muri Mariko 11, twihute cyane kuko nabasezeranije isezerano none ndimo ndaryica. Mariko 11, Yesu aravuga ngo ku murongo waho wa 24, aravuga ngo nicyo gitumye mbabwira nti ibyo musaba byose mubishyizeho umutima, mwizereye ko mubihawe kandi muzabibona. Kandi nimuhagarara musenga, hakaba hari umuntu wabagiriye nabi, mumubabarire, kugira ngo so mu ijuru nawe abababarira ibyaha byanyu. Ariko nimutababarira abandi, so mu ijuru nawe ntazababarira ibyaha byanyu. Relationships zacu zitwicira amasengesho, imibanire yacu. Kuvuga ngo niba ufite umuntu wakuhemukiye, mubabarire, ko nutamubabarira nawe uzaba wihemukiye. Nimureba no muri Matayo 6, nabwo Yesu yigishaga rya sengesho. Matayo 6 ku murongo wa 14 n'uwa 15, aravuga ngo kuko nimubabarira abantu ibyaha byabo, na so mu ijuru azababarira namwe. Ariko nimutababarira abantu, na so mu ijuru ntazababarira ibyaha byanyu. So kubabarirana ni conditional mu gusenga. Hanyuma Luka 18 umurongo wa 1, Yesu aratubwira ngo tugomba gusenga ntiducogore. So niba ufite icyo usengera, ntuzacogore utarabona igisubizo. Hanyuma ubundi tugasenga dufite kwizera nk'uko twamaze kubibona hariya muri Mariko. Hanyuma hasigaye nkabaha umwanya mukabaza ibibazo. Amen. Reka mbwire umuyobozi wa gahunda munyihanganiraho gatoya ariko.
ntabwo yabibasha, agomba kuba creative. Buriya ari guhagarara akavuga ati rero murabona buriya reka mbe nkora summary y'ibyo tumaze kubona. So ibibazo murakoze. Mfite ibibazo bibiri. yego. Kimwe ni ukubaza ngo cyane wowe uturuta no mu myaka no mu rugendo rw'agakiza, amasengesho menshi ubona abantu bayitabira bashyiramo ingufu iyo bafite ibibazo. yego. cyane cyane nanjye nitangeho urugero. Maze kwakira agakiza nagize ibibazo mu myaka yakurikiyeho, abo twari kumwe bakavuga batereka bati bariya namatakira ngo hi ni ibibazo buriya nibikemuka ntabwo azongera gukomeza ruriya rugendo. Wagira nama ki abantu cyane cyane bakurikiye cyangwa abantu babemera Imana mu buryo bwo gusenga, amasengesho akwiye kuba ay'ibibazo gusa mu gihe cy'ibibazo gusa, cyangwa no mu byishimo no mu munezero n'Imana yakugiriye neza ukwiye guhora imbere y'Imana? Icyo ni ikibazo cyiza, kubera yuko abantu benshi bakundira Imana ibyibaha. Niyo mpamvu uzabona iyo umuntu asenze Imana ntimuhe ibyo yashakaga, abenshi barayireka. Ariko buriya gusenga kwiza nibyo natangiriyeho, ni kuriya Yesu yasenze avuga ngo Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze. Kuko ibyo ngibyo nta bibazo byanjye birimo. Rero impamvu abantu benshi basenga amasengesho yo gusaba nuko ari byo twamenyerejwe. Icyo nicyo cya mbere, biratworohera cyane gusaba kuko nibyo twatojwe. Tuzi yuko gusenga ari ugusaba. Nta muntu wigeze yicara ngo atubwire ati uyu munsi tugiye gusenga amasengesho adasaba. Twige gukunda Imana kuko ari Imana yacu, twige gukunda Imana, twige kujya mu murongo w'Imana, twige kunezerwa Imana nta n'icyo yaduhaye. Reka mbaho urugero. Urabona nka Yobu yari afite ibintu, afite indogobe, afite abana, afite ubutunzi, afite ingamiya. Noneho Satani, Imana iramubwira ngo wamubonye umugaragu wanjye Yobu ukiranuka muri byose. Satani aramubwira ati se abantu bawe simbazi? Yobu wamushyize hagati nk'uruzitiro, ubutunzi bwe ntawe ubukoraho. Nyemerera ngende nkore kuri buriya butunzi urebe ko atakwihakana. Hano aramubwira ati ngaho genda. Satani aragenda kubita abana bajyana n'imitungo byose bigendera rimwe. Yobu aricara aravuga ngo Uwiteka yari yampaye, none Uwiteka arishubije, ariko Uwiteka himbazwe, ngo ntiyacumura ku Uwiteka. Noneho Satani asubiye mu ijuru, cyangwa sinzi aho Imana yari yateraniye n'abana bayo, Imana imukora ku matama. Satani wabibonye, nubwo umugaragu wanjye Yobu wamuteje ibyago ariko ntiyamvuyeho. Meaning ngo ntabwo akunda ibyo namuhaye, ahubwo nijya akunda. Aravuga ati sawa, buriya uzi impamvu atakuvaho? Aracyari muzima, arabizi ko ejo niyo umugore we yaba ashaje azarongora undi abyara abandi bana, n'imitungo yari yarayishatse uzongera umuhindi. Buriya niyo mpamvu akigukomeyeho, aracyafite ibyiringiro. Reka mukubite igisebe, nkore ku mubiri we. Imana iramubwira ngo genda ukore ku mubiri ariko ntukore ku bugingo. Satani araza ngo amukubita igisebe kiva ku mutwe kigera ku birenge. N'umugore wa Yobu araza aramubwira ati uracyatsimbaraye ku kwizera kwawe, ya Mana uracyayikomeyeho n'ibi yadukoze, tuko Imana nurangiza wipfire. Aravuga tuguvuze nk'umugore w'umupfapfa. Ati jewe iyi Mana niyo yanyica sinzayivaho. Icyo rero ni icyitegererezo cy'umuntu udakunda Imana kubera ibyimuha, ukunda Imana gusa kuko yaravuga ati ibyo byose hari ikintu kimwe nzi n'ubundi nta gihombo. Ndabizi neza nimpfa amaso yanjye azayibona, saa yundi nayanjye bwite. Hanyuma finaro Imana iraza imusubiza ibyo yari yahombye. Ariko icyo nababwiraga, ikibazo kibamo Imana twayigize akabokse dukanda buto kakaduha ibyo dushaka,
ariko ntawe ujya wibuka kuyikunda gusa niyo ibintu byaba bidahari. Kandi icyo nicyo tugomba kwibuka. Reka mbabwire impamvu ibi bintu byose twitaho tuzabisiga hano. Uretse ugize ibyago n'umugore warongoye ntimuzajyana, kereka ugize ibyago mugapfira muri accident, ubundi azapfa mbere yawe cyangwa uzapfa mbere ye. Uru rugendo tugendamo ni ntabajyana, nta n'ibyo utwara ubisiga hano, ugasigarana Imana yonyine. Wajya kuririmba indirimbo abayizi nabize mu gifaransa kera yitwaga Dalida, yarimbaga indirimbo ngo voyage sans bagage, ngo uru ni urugendo rutagira imizigo. Hari abagera imbere akavuga ngo meme premier amour ça ne s'emporte pas, laisse ses bagages à ceux qui ne voyagent pas. Ngo iyo mizigo isigira abatari mu rugendo, sibyo? Iriya ni imizigo tugomba kuyigira, kuko tugomba kurya tugatura tukabaho tukagenda mu modoka tukagira amafaranga, ariko remember bizasigara hano. Turamye Imana kuko ari Imana yacu. Reka dukomeze manwe ngaho none ko pastor ubuzigwa nari nagize ngo mikrofone yagiye inyuma. Yacyari hano. Nagira ngo nimubona umwanya mwazatwigisha uburyo bwose bwo gusenga tubona mu Efeso igice cya 6 kuriya mu Efeso igice cya 6 uburyo bwose bwo gusenga. Hariya Paulo avuga ngo mudusengeshe umwuka mu buryo bwose bwo gusenga. Ariko buriya twabonye, kuko buriya gusenga habamo praise and worship, kuramya Imana, sibyo? Habamo confession, kwatura ibyaha, habamo gusengera ibyifuzo, habamo no gusengera ubwami bw'Imana. Kuko burya biratandukanye. Biriya Yesu yigishaga birimo uburyo bwose bwo gusenga. Hari ugusenga turamya Imana, Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Hari ugusengera abadakizwa, hari ugusengera itorero ngo rivuge ubutumwa, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bikorwe mu isi nkuko bikorwa mu ijuru. Hari ugusengera ibyifuzo, uduhe none ifunguro ridutunga, hari aho kubiyemo ibyifuzo byose. Hari ugusengera uburinzi bw'Imana, uturinde umubi. Hari ugusengera gusaba imbabazi, kwatura, utubabarira ibyaha byacu. Hari no gusengera imibanire yacu n'abandi nkuko natwe tubabarira aho bitugira. So uramo biriya byose iyo Paulo avuga ngo musengeshe umwuka mu buryo bwose bwo gusenga, iyo ni niveau 1 ni content, niveau 2 ni forme y'isengesho. Hari ugusenga mu rurimi rwumvikana, hari no gusenga mu ndimi zitumvikana mu mwuka, hari no kuniha. Gihe usenga byose bigashira ugasigara uniha iminiho yo mu mwuka. So ibyo byose biri muri iryo jambo musengesha umwuka mu buryo bwose bwo gusenga. Amen. Yewe hari ijambo bavuze ngo abantu bajya gusenga bakaba dry, bigashira ibyo bagakama. Ndimwe muri abo ngabo najyaga njya mu butayu abona abantu bicayemo barasenga, ngiye ngahagarara nkavuga ndetse ko byanjye byarangiye undakora mu icyanga. Ngeze aho ndavuga ni mu butayu sasa ngiye kuvamo jewe. Umuntu bigenza ute kugira ngo noneho ubone uwo mwanya nibone n'ibyo bintu yo kumeza uvuge ariko buri reka nkubwira ikintu, nabarya wabonaga bakomeza, buri yo wicarana nabo wari kumva bisubiramo nkuko Yesu yigeze kuvuga ngo ntimugasenge musubira mu magambo hato na hato nkuko abapagani bagira. Hari abantu bashaka kwimpressiona Imana. Mana urabizi tugiye kugenda mu cyuma kidafite amaso ntikigira amatwi, kidafite ubwonko ntikigira umutima, ni icyuma cyakozwe n'abana b'abantu. Urumva nshobora gutubura amagambo ariko ntacyo ndimo kubwira Imana. Iyo ufashe interuro zirenga 20 usobanurira Imana uko imodoka ikora, ni iki gishya urimo kuyibwira uretse kongera amagambo? So gusenga neza so kuvuga amagambo menshi nkuko nguko, ahubwo iyo ugiye gusenga reka nkwereke. Wabonye umuntu ujya kureba umuyobozi ntategura ibyo bari buganire? Ubundi twagombye kuvuga ngo uyu munsi ndajya gusenga, mfite ibintu njyanye imbere y'Imana,
ndaza gusengera ibingibi, nimbirangiza nsengera ibingibi, nimbirangiza nsengera ibingibi, nimbirangiza nsengera. Niba wafashe umunsi ukajya mu butayu, murambi babwira na hano tugiye gusenga amasengesho ya 40, ntukaze imbere y'Imana nta kintu uzanye. Ugiye kurara ijoro ubundi kiki, ugiye kumara iminsi 40 utarya ubundi kiki. Wagombye kuba ufite ikintu uzajyana imbere y'Imana kandi ugategereza, ukavuga ngo iyi 40 ngiye gusengera iki kintu kandi nzagitegereza, ntegereze ko Imana izagikora. Ukakibundikira, ukajya imbere y'Imana hari icyo ugiye gusa, hari ikikujyanyeyo. Ushobora no kujyayo ntacyo ugiye gusaba, ugiye kwishima, ugiye kuyimbaza, ariko jyayo ufite purpose, ufite objective. Nuko bigenda. Kandi iyo utangiye kubyimenyereza bigeraho bikaryoha. Iyo utangiye kubyimenyereza bigeraho, hari igihe buriya n'amasengesho tujya dukora nk'iyo twiyirije, akenshi burya ntabwo ari umunsi w'amasengesho, ni umunsi w'inyigisho n'ubuhamya. Kuko abantu baraza bagashyiramo umwigisha wa mbere, agafata amasaha 2 akayakubita, bagashyiramo indirimbo, bagashyushya, bagasenga nk'iminota 10, bagashyiraho undi mwigisha wa kabiri, hakaza umuhanuzi akarondogora andi masaha 3, isaha ya 10 kabirageze, abantu bakaba bitegura gutaha. Basengeye iki? Basenze iminota ingahe? Kiriya ni ikibazo. Ariko reka ibyo ngibyo tuzabyigubona ni sete. Murakoze. Buriya rero hari igihe ibintu bijya bincanga ngewe, bikakuzungereza. hari igihe mutwigisha, nkibaza abantu batwigishije ibi bintu, iyo bigiye mu bintu biri pratique kuki bahinduka ntibakora ibyo uko ibintu bimeze. Nka buriya duhabwa modeli yuko ririya sengesho rya data wa twese ari ryo ryakagombye, ni nkayo structure twakagombye kuba tugenderaho rwose. Yego. Kanjye wize nko muri burete 6, haba ari aya masengesho y'iminsi 40, haba ari aya nimugoroba, haba ari aya hehe, ka burete 2 wenda bashobora, imwe niyo usanga n'igiseke dufite ahangaha cyane. Nawe umeze nkaho uri umukurambere w'amasengesho hano mu Rwanda, wanayanditseho, usanga ubona usa nkaho ariyo wankuraje cyane ngo muzane ibyifuzo byanyu, ngo ibyabaruhije, n'ubu ngubu niko bigenze. Ariko bya bintu by'ubwami bwawe ngo buze, by'icyo ushaka ngo gikorwe mu isi nk'uko gikorwa mu ijuru mu buzima bwacu, tubabarira ibyaha byacu, z'uko byo guprotejwa, kubabarirwa ibyaha wenda reka tubane tubiproteje da, dusenge uti Imana proteje aba bantu na mbere yuko icyaha kigerwaho. Ku bwanjye niba ari service y'isengesho, ibyo bintu bindi byagafashe nka 80% cyane. Gusengera ibiryo, gusengera imodoka, gusengera inzu, n'amashimwe tugira. N'amashimwe yacu nuko abateye muri abapasteri rwose, niba dushaka ibintu bya transformation, kandi n'ubu ngubu mwebwe muracyafite n'imbaraga ahangaha, nimureke muhandura ibyo bintu, twe gukomeza ngo ubone ibyo bintu bya mediocrité by'umuntu uza gusenga ari amatakirangoyi. Kanjye sijya mbyemera ari umuntu usenga kuvuga ngo n'amatakirangoyi ngo Imana irayumva ngo namasengesho apfa ubusa. Nge nemera ko nyine bari ibintu by'amatakirangoyi bidafite ikintu bivuze. Umuntu ashobora kubikora nk'umusazi, nta namuherekeza ngo ajye kubikora. Mwagerageje niba dushaka transformation, ko transformation iraryana, transformation is radical. Nk'ubu iki kintu igishaga, ariko si ubu bintu turimo turabyumva ko tugomba kuzajya tuza tukabanza tugasengera ibi bintu ku buryo buri radikali bikoze gutyo. Nk'ubu turavuga wenda ngo Mana tubabarire ibyaha byacu, n'ubushize mwaravuze ngo ndambiwe aba bantu bajya gusenga buri munsi bagahora bihana ibyaha. Ariko nk'ubu nk'ikintu cyo kuvuga ngo kwihana ibyaha n'ibibazo by'ibyaha kiriya ngo tubabarire ibyaha byacu, even the church ntago irimo ifasha abantu uko twakwirinda ibyaha. Ubushize narakibajije muri ya conference, pasiteri araza akaba afite abafiyanse 2,
umufiyanse ntanze afite undi, nta kintu na kimwe ubona kiri aho ngaho rwose, ni umupagande. Cyangwa akaza muri korari ukabona ni umuntu w'umwesikoro udakora, w'umunebwe wananiranye, ubona w'umwesikoro wanavuga aha ngaha muri karitsiye. Tugakora amasengesho y'iminsi 40, cyangwa tukaza gusenga, umupasiteri akaza guhugura nk'abagabo, wenda mvuge nanjye ne kujya muri bariya, ukaba ubizi, ntugire courage yo kuvuga uti rero ni seti. Ni nka cya gihe nka buriya waratubwiye ngo ndambiwe ngo ibyaha ngo n'abantu baza nge nihana ibyaha byinshi nkora mbyihana, ariko si umupasiteri uzi ko aba bantu bashwanye, hari n'abapasiteri babiri bashwanye, akaba ari senior pastor ku bapasiteri babiri bashwanye, afite ihe moral authority? Mbese biragoye. Ni ukuvuga ngo twakagombye kwiga uburyo narutse, hari ukuntu duca ibintu hejuru, ari ugasanga dukwiriye mbese ari uguha pourcentage nini biriya bintu bindi bisengerwa, ari n'ibyo by'icyaha. Aba bana se dufite abajene twirirwa tuvuga, hari abajene kuko nibo bahita bafatwa ngo gusambana, abakobwa n'ibiki byose. Abajene dufite aha ngaha church irabakocinga kuri entrepreneurship, uko nta handi babyigishijwe. Ko hari abana b'imfubyi, ko hari abana baje bagakizwa bagasanga church aho ngaho base barabaye ibigoryi. Turakora iki muri church ngo dufashe abo bana base babaye ibigoryi kugira ngo tubarinde ibyaha? Abakobwa turabakorera iki ngo tubarinde, uretse kumubwira gusa ngo ntugakora ibyaha, ntugakora ibyaha? None se uramubwiye ngo ntugakora ibyaha, uranamubwiye ngo yihesha agaciro, anagure iPhone, anagure amarinete, anagure ibintu byose, none se araza kubikura he ibyo bintu uko bitari buze kuba compatible? Kandi uranashaka ngo worship team ibisa neza, isa neza, barabikura hehe se? None se ufite abashomeri 15 bari muri worship team, n'abajura ko bafite amajinsi meza, n'aba escoro, bigenda gute ku cyo kintu udashobora kugira courage nk'umupasiteri? Ndavuga en general, ntago mukirisi ya pastor, ariko nuvuga niba dushaka kwirinda ibyaha kuko tukagihandura nk'uhandura ikibyimba, dukorereze ta genero z'ibibazo dufite bya society cyane. Nibyo bintu nkuba y'amasengesho agiye kuza, tuzaza twizanira ibyifuzo byacu, uretse ko nge sinjya mbizana. So ushatse nawe wabiza. Oya, ntago iby'amatakira ngo ibyanjye ndakomeza nkisengera nkarwana nabyo, ariko hatabanje iyo base turimo turiga ibi bintu byitwa transformation cyane. Ni mureke rwose nk'icy'amasengesho cyo ukidufashemo no muri igihe na 40 days nzi kuzigishamo abantu bagire by'ubwami bw'Imana buze, turirire itorero, dushake ku bwami bw'Imana tuba transformed inside us. Muzaha igihe kinini na timu yanyu yo kubwira abantu amasengesho twebwe duhindura. Reka tuzarebe uyu mwaka niyo teme dufite ya transformation, guhinduka. Ibyo uvuga nanjye ndemeranya nabyo, kubera yuko ni igihe kirekire twavuze ariko ntidukore. We talk a lot. Ibyo wavugaga, hari n'igihe ureba muri church ukabona si nuko ibintu byananiranye, nta nubwo byananirana tubigerageje, ko dufite umwami wadusezeranije ko azadushoboza, ahubwo twebwe ntacyo dukora, nta n'icyo tugerageza. Ibyo wenda by'urubyiruko bavuga bya entrepreneurship n'iki, ntabwo umwuka yigeze yanga kudufasha. Hari nubwo tuvuga ngo ariko se ngo ubwo dutangiye kubyigisha ngo amafaranga akabura, ntabwo yabura. Iyo bitangiye Imana irayatanga. Cyangwa ngo ndaguha abantu urugero, jewe nza hano twari dufite abana bamwe baririmbaga muri korari bacikishije amashuri, none umwe ndamubaza niko wowe wiga hehe? Ati siniga, ubuzwa n'iki? Ati nabuze amafaranga. Ndibuka inama ya mbere ya paruwasi twakoze, bavuga tugiye kujya turihirira abana, nta mwana wo kuririmba muri korari ngo narangiza ye no kurangiza sogonderi. Bate amafaranga azagira gute? Nyamara twarinze turangiza nta n'ikibazo cyabayeho. Abari bahari twabashubijeyo, abize barize, wenda barangije bakajya muri university, niho bigorana kuko ubwo biba bimaze, na leta yakoze 12 ugejeje kuri university iravuga ati noneho mujye mufata inguzanyo. Ariko singize ibyo uvuga n'ukuri, nibwira ko igihe kigeze ngo itorero ritangire guhinduka,
twe guhinduka mu magambo ahubwo duhinduke no mu byo dukora no mu byo dusengera tubisengere niturangiza tujye kubikora reka twumve Kanoni. Murakoze akurangirije niho nari ngiye gutangirira bari utangira nyine ubwo nibyo byiza ibintu byo kuza gusenga kuko ari kuwa mbere cyangwa kuwa gatanu cyangwa ku cyumweru cyangwa ngiye mu rusengero gusa cyangwa ndi umuririmbyi cyangwa ndi Kanoni ndi umukristo ibyo bintu rwose muzabitwigishaho muri iki gihe twe gufata ibintu nk'uko akamenyero kwa noneho uyu mwaka nizo ntego dufite ariko ngewe ndimo ndasenga nka Paulo ari ikintu nshaka kunganiraho Aniseti tubabarira ibyaha byacu hariya nkunda kuhatinda iyo ndi mu gusenga ndi njyenyine nk'uko natwe tubabarira ababitugirira kwe none se nitubabarira uko nitubabarirwa uko tubabarira tuzapfa tubabariwe ahubwo dupfa kuvuga amagambo kuko twayasoze nyine muziga kubabarira ibyo bintu mubishimangire cyane kuko gupfa kubabarira ntabwo byoroshye ariko nta gikomerera Imana ariko aho hantu ngo utubabarire ibyaha byacu ntapfa kwiririmba murakoze umva reka nkubwire icyo rwose ndemeranya nawe ngira ngo hano njya mbibabwira ubundi kimwe mu bintu byagombye kuba byaravuye mu itorero Anglican ni igaburo ryera ryaravuyeho kubera iki rubrike ibyo bita rubrike twa tunyuguti tuyobora ibyo dukora rubrike y'igaburo ryera iravuga ngo pasitori niba azi ko hari umuntu uri mu byaha agakoza itorero isoni amwima igaburo ryera ngo abantu babiri niba bangana bikaba bizwi nabonye abapasitori barwana barangije barobanura igaburo ryera utarabibona nuko atarakura nibagoye ka microphone abantu bakumviwe ndabona ubihagurukiye ubundi bavugaga wicaye none wamaze kwigisha ku igaburo ryera nyamuneka niba hari umuntu ufite icyapfanurire bagende babanze batunganye nkibibona kuko abantu bombi baramburaniraga umwana makundi ntimukantume muzahure basimpari ariko tuvuga umwe ni pasitori afite igaburo ryera kandi undi ahagurutse hano agiye kuri muha babigize nkaho bitari noneho dusohotse yari guhaye uraririye ntabwo mwihananyeho mwembi ngo mva muri ayo cyane irekerera aho ngaho niyo mpamvu nababwiye ngo utarabibona nuko atarakura jewe nabonye abantu barwana uzi intambara zabaye mu matorero muri za 97 na 8 jewe niboneye pastori barwana ku igaburo ryera bararimena bararwana hano bahurutura biriya byose byikubita hasi ndavuga nti karabaye cyane Imana isigaye koko turi mu mwaka w'imbabazi z'Uwiteka bariya bagombaga gukubitirwa kuri aritari bagapfa buriya koko Imana Nadabu na Abihu ngo batwaye umuriro w'umunyamahanga nta nubwo barwaye Imana irabakubita barapfa cyesigaye niyo zari Yesu yatugiriye neza buriya turi mu madamu yigeze kumbaza atari kuki Imana itagikubita abantu ndavuga nti Yesu yaraje ngo atangaza umwaka w'imbabazi z'Uwiteka ntuwo ngo ni wahagaritse ibintu byose ubundi tuba twarashize ibyo rero uvuga Aniseti rwose ibyo bavugaga contradictions tugira zirahari ariko reka twebwe tujye dukiranuka mu byo twamenye abazajya babyica tubirebe tuvuge tutari ko bari abantu babyishe hanyuma utubabarira ibyaha byacu nkuko natwe tubabarira ababitugira nabo tubabarire reka twumve ikindi kibazo murakoze ntihazagire ugushwa nabyo ko buri muntu azimurikira imitwaro ye nitugera mu ijuru yego ndibaza ubundi iyi nzira y'ijuru cyangwa iyi nzira y'ubukristo ubundi ivuze kurangamira ijuru urugero ko ivuze kurangamira ijuru gusa iyi nzira y'ubukristo impamvu mbibajije
ko bundi ba Aburahamu, ba Yosefu, ba Musa, ba Dawidi, ba Daniel bari powerful, ari abayobozi bubaha Imana buzura mwuka wera. Ariko naza kuri Yesu nkabona umwana w'Imana nzima bakamuciraho baramukubise, intumwa ze uburyo zagiye zicwa mu buryo navuga busebetse, ba Stefano bagakubitwa abatari powerful ugereranyije nibura na ba Dawidi. Bivuze tujye mu bukristo turangamira ijuru, just to numva harimo akantu k'akabazo undi umuntu yagatunze isi n'ijuru. Reka nkakuvaniremo. Asante. Sibyo? Kera nigeze kugira ikibazo mu murimo w'Imana, mfata icyemezo cyo kubivamo. None Imana irambwira ngo ariko ngo hari umuntu wankoreye n'umwe wabonye batarwanije, ngo genda abo rero utanzeho urugero. Mose inshuro zirenze 30 bashatse kumutera amabuye, bigeza naho bimutera umujinya akubita urutare yagombaga kurubwira, bimubuza kwinjira mu gihugu cy'amasezerano. Kugira ngo byari byoroshye. Dawidi yamaze imyaka mu buvumo no mu butayu ahunga umwami Imana yamutumye gufasha kurwana intambara za Isirayeli. Burya ya Sawuli abo umunyamwuka yari kureka Dawidi na Yonatani kuko bakundaga intambara, kandi nicyo bari bararemewe, bakarwana intambara za Isirayeli, wakaba umwami wa Isirayeli. Igihe cyazagera yapfa, Dawidi akaba umwami, Yonatani akamwungiriza, kuko na Yonatani yarabimubwiye ati ariko ndabizi n'ubu umwami nzakungiriza. Unfortunately Sawuli na Yonatani baguye mu ntambara batagombaga kugwamo. Rero abo ngabo bose uvuga nta muntu n'umwe utarahuye n'ibibazo. Buriya na Yesu icyo yashatse kutwigisha yaranabivuze, aravuga ngo muri iyi si muzahura n'ibibazo ariko muhumure, nanesheje isi. Nawe uzahura nabyo, n'undi azahura nabyo, n'undi yahuye nabyo. Ahubwo burya twebwe tumaze kuba macuwa, icyo Satani adutereza ibibazo abagira ngo tuve ku Mana. Yobu yahuye nabyo ntiyava ku Mana, Dawidi yahuye nabyo ntiyareka Imana, Mose yahuye nabyo ntiyareka Imana. Nawe uzahura nabyo ntuzareke Imana. Nanjye nahuye nabyo sinayiretse. Simple. Tugiye kurangiza. Yego, mfite ikibazo kimwe nashaka kubaza. Iyo kenshi umuntu arimo gusenga yibuka ririya jambo rivuga muri Bibiliya ngo ibyo musengera byose mujye mwibuka ko Data wa twese wo mu ijuru abizi. Mujye mwibuka ko Imana yo mu ijuru ibizi ibyo musengera. Yego. None bigatuma kenshi umuntu ari gusenga ashiramo imbaraga asa nkaho abika. Kuyo ko so mu ijuru abizi. Yego. Byaba ari biko umuntu asengera ibintu Imana izi ayibyibutsa. Rero icyo ni ikibazo cyiza, abantu benshi kijya kinabatera confusion. Bavuga ngo yabivuze, ababwira ngo nimusenga ntimugasubire mu magambo hato na hato nk'uko abapagani bagira ngo nibwo Imana ibumva, ngo uko so mu ijuru azi neza ibyo musaba, ariko muzakenera kubimubwira. Kubera iki? Hari ubwo abantu bibwira ngo ariko ubundi kuki ngomba gusenga ngo Imana ntibizi? Imana irabizi yuko bikeneye, kuki ugomba kubibwira? Kukeneye ko muvugana. Simple. Burya nta nubwo dusenga kugira ngo Imana isubize. Imana ubundi twebwe turayihemukira. Niyo mpamvu nababwiye ngo buriya wize kuramya Imana ukajya ujya imbere y'Imana ukavuga tumva rero Imana jewe ibintu byo gusengera ndabifite, ubukene ndabufite, ariko ndaje twicaranire ngushimire kuri Imana yanjye, ngushimire uburyo unyitaho, uko ndabizi niba ingibi mfite ndabizi uzabyitaho, reka nkwihere worship. Ushobora kurangiza Imana ikagupfunyikira ikakubwira ngo ariko kera najyaga nkunda kujya kwa nyogokuru, niho nabaga muri vakanse. Nyogokuru rero urumva nta nubwo yabaga azi iyo tugiye, ariko kimwe mu bintu nakundaga, nyogokuru yari yaranjaga. N'ubu nabonye na mama ajya abikorera abuzukuru be n'abuzukuruza. Yari yaranjaga akaba afite nk'inote y'100. Enda mwana wa nugera mu nzira uze kunywa ikigage. Nta kintu na kindi nakoze, ntaki gusa kuko ni nyogokuru agomba kumpfunyikira. Rero buriya n'Imana nayo iyo wicaranye nayo ukicarana nayo ukayinezerwa ikakunezerwa, buriya ushobora kwicara ukavuga ati ariko ubundi kutavuze ibyari byakuzanye
uriya kariya kabazo ko ntiwari kukambwira tukagakemura, ukabwira we Mana nanezerewe, ukabwira tusawa itahire ndabigukurikiza aho ugiye. Ibyo rero kuba Imana ibizi ntabwo ikenera ko tuyibwira ibyizi, ahubwo ikenera ko tuvugana nayo. Uzarebe n'umuntu w'inshuti yawe rega, hari igihe mwicara akakubwira ati ariko nkugirira confiance cyane, ariko hari ikintu nagira ngo umfashe. Iyo ari inshuti yawe magara ushobora no kwitera icyuma. Irembo ryera